gusa ku muntu wakiriye Imana kuri njye ntabwo numva ko yaba Yesu yabambwe rimwe. Hari ijambo Petero yanditse aravuga ngo niba kumenya neza Kristo kwaraguteye gusubira inyuma ngo ibyagusorera ibyagusoro n'iby'uyu mugani ngo ibwisubiye ku birutsi byayo ingurube yuhagiye isubiye kwivuguta mu byondo. Turasuje mwese abakurikira Gukira TV. Uyu munsi twishimiye kubana namwe kandi tubahaye ikaze. Imana tugushimiye ko waremye ijambo ryawe ngo riyobore abantu bawe kandi ribageze ku mwuzuro ku kigero cya Kristo. Turagushimiye rero kugiye kubana natwe muri uyu mwanya kandi umugisha abazakurikirana iki kiganiro bose kugira ngo imitima yabo izahinduke kubwira ijambo mu izina rya Yesu nizeye. Amen. Tugiye kuganira rero ku gakiza muri rusange. Agakiza ni iki? Hakizwa muntu ki? Umuntu akizwa iki? Nibyo tugiye kuganira muri uyu mwanya. Ndagira ngo ntangire nk'umwanya umutumirwa wacu atubwire ikibazo cya mbere kirabaza kiti ni iki kibwira umuntu ubundi ko yakijijwe muri rusange? Ikintu kibwira umuntu ko yakijijwe mu mbuto yera ni uburyo agaragara cyangwa ni uburyo yitwara muri sosiyete, kuko nubwo dukizwa ariko ntabwo dukurwa mu bo twakijijwe, mu bo twari turimo tukiri mu byaha, ahubwo ingeso zacu zitandukana n'izabo. Niyo mpamvu Bibiliya mu Baroma 8:30 avuga ngo abo yamenye kera yarabatoranyije, kandi abo yatoranyije yabahaye ubwiza, kandi abo yahaye ubwiza yabahaye intsinzi. Mbese yabashyizemo igituma batagira gute? Badatsindwa. Kandi ikindi ikigaragaza ko wakijijwe ni uko muri weho ugira gute? Uzinukwa. Noneho ibyarindamo cyangwa bya bindi byari inyungu bikahita bihinduka ibihombo. Mbega ukumva cya kintu cyari cyiza kuri weho cyabaye kibi, nawe ukubwiye ngo ni kibi, ahubwo muri weho ukahita ugira gute? Ukahita ubyiyumvamo. Niyo mpamvu icyo gihe wamaze kuzinukwa byarindamo bigahinduka ibihombo, kuko Pawulo yavuze bigera no ukumva Yesu muri wewe, ukahita umera nk'andi Pawulo yabwiye Abagalatiya 2:20 ngo ndiho ngo nyamara si ibyo uriho, ngo ibyo nkora nyiri muri uyu mubiri bikoreshwa na Kristo umwana w'Imana uma utsinda. Urumva rero kiba gikurikiye noneho niba ibyo uri gukora ubikoreshwa na Kristo, hakurikiraho imbuto ariho handi mu Bagalatiya 5:23 urukundo, ibyishimo, umunezero. Mbega biba bigaragara ko wakiriye koko Yesu umwami n'umukiza muri wowe. Amen. Ubwo ni ku giti cyanjye ngewe wakijijwe, ngewe kimbwira ko nakijijwe. Hanyuma iyo tureba noneho ureba uwo muntu wakijijwe we abwirwa n'iki ko yakijijwe? Ubundi ikintu nyamunda kuvuga, umuntu wakijijwe aroroha. Umuntu wakijijwe aroroha, ntabwo yikakaza. Wa muntu ikizakubwira ko yakijijwe nizo za mbuto nk'uko nabivuze hano. Kandi ikindi ikintu tuzabonera kuri wa muntu, aba ari umuntu woroshye, aba ari umuntu utajya impaka, aba ari umuntu utakigira amahane, aba ari umuntu ugira urukundo, aba ari umuntu mbega biba bigaragarira bose, n'utazi Imana ndetse n'uyizi abona wa muntu mw'Imana. Ariho hantu uzumva ntabwo ujya mvase abantu bavuga ngo uriya muntu ngo ni umuntu w'Imana, kandi wenda nta nubwo azi nimba unasenga. Ntabwo agakiza kagaragazwa no gusenga cyane cyane kuba mu nzu cyane, ahubwo ibyo ngibyo nibyo dukora twebwe ngo bidufashe twongerera imbaraga, ariko ubundi hanze tugaragazwa n'imbuto twera. Ngira ngo abadukurikiye tubaza n'ibindi bibazo wenda tuzabisubizaho nyuma, ariko mu by'ukuri umuntu yakwibaza ati se nimba hari abantu bitwa ba mico myiza muri sosiyete, wenda bitewe n'uburere yahawe, bigaterwa n'uko we yimereye kamere ye, usanga n'ubundi agira ibijya gusa n'izo mbuto. Mu by'ukuri ese birashoboka ko umuntu yatandukanya izo mbuto zaba mico myiza
ndavuga ubuzima bwawe mico myiza n'imbuto z'umwuka wera kuko bivuze zigaragaza ko umuntu yakijijwe. Rero mico myiza cyangwa ubundi umuntu ashobora kuba mico myiza ku kintu runaka, ugasanga ni mico myiza bitewe n'uburyo umukobwa ntabwo ajya mu bintu by'abahungu, urumva, ugasanga umusore nawe ni mico myiza bitewe n'uko yitwara, ariko ku kintu runaka wenda ni umwarimu ntabwo agira ibintu by'abandi, nta nubwo anyereza ibintu bigenewe abanyeshuri, tukamwita mico myiza muri domeni runaka, ariko mu by'ukuri ugasanga hari akageso agira dukurikiranye tugasesera, twasanga hari akandi kageso, ni umukobwa ntabwo ajya mu bintu by'abahungu, nyamara uwo mukobwa agira gute, hari akandi kantu agira umubikije ibintu by'abandi yabitwara. Uwo mwarimu nawe ntabwo anyereza ibintu by'abandi, ni urugero ndi gutanga abarimu batamfata nabi, ni urugero ntabwo yaga ibintu by'abanyeshuri nta nubwo yanyereza, ariko nyamara hanze afite akandi kageso. Uwo ni umuntu wa mico myiza muri domeni runaka nk'uko tubibona, ariko tutinjiye neza ngo dukurikirane. Ariko umuntu wa mico noneho uwo muri Kristo cyangwa tubona twebwe mu Kristo, we nta muntu ugikizwa igice ngo akaguru kamwe kaze akandi gasigare. Iyo umuntu yakijijwe nk'uko nabivuze, ashyirwamo igituma atsinda, aba mwiza muri hehe, muri byose, aba mwiza ku cyumweru, akaba mwiza no ku munsi utari ku cyumweru, aba imfura mu gihe ari kumwe na ba bandi beza bagenzi be, ndetse yagera no muri ba babi nabo akababera beza, aba mwiza muri byose mbega muri make. Nuko abadukurikiye bazatubaza n'ibindi bibazo. Dukizwa iki? Iyo turebye Bibiliya nivuga ukuntu Adamu wa mbere yazanye urupfu. Paul yigeze kwirondora, sinzi nimba icyo cyanditswe ikizi cy'Abaroma 7:14 kumanura kurindira munahagera 24, avuga ati muri jyewe, sinzi wenda nimba umuntu yahasoma kugira ngo mbashe kukurondorera icyo umuntu akizwa. Ubundi burayijya abantu tuvuga ngo twarakijijwe, ariko tutaramenya neza ubundi twakijijwe iki. Twakijijwe gutanga icyacumi, twakijijwe gusenga amasengesho dusabwa, twakijijwe iki? Nta masomo kugira ngo mbone gusobanura neza ikintu umuntu akizwa. Abaroma 8 umurongo, Abaroma 7:14. Tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko njyewe ndi uwa kamere, ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Sinzi ibyo nkora, kuko ibyo nshaka atari ibyo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari ibyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo ndashaka, nemera ko amategeko ari meza. Nuko rero noneho sinjye uba ukibikora, ahubwo icyaha kimbamo. Nzi yuko muri njye, ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kimbamo, kuko mpora nifuza gukora icyiza ariko kugikora nabi. Kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo nanga, sinjye uba nkibikora, ahubwo n'icyaha kimbamo. Nuko mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza, nyamara ibibi bikaba ari byo binanga imbere. Nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye, ariko mbona irindi tegeko ryo mu ngingo zanjye rirwanya itegeko ry'ibyaha ryo mu ngingo zanjye. Yemwe mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri unera urupfu? Imana ishimwe, kuko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Nuko njye mu mutima wanjye kandi imbata y'amategeko y'Imana, ariko muri kamere ndi imbata y'amategeko y'ibyaha. Umuntu akizwa kamere. Akizwa kamere. Ibyo birasobanutse cyane. Tugendeye kuri iryo jambo ry'Imana rwose birasobanutse. Umuntu akizwa kamere mu by'ukuri. Umuntu akizwa kamere, kandi ya kamere yavukanye. Hari abantu bavuga rero ngo umuntu akizwa ibyaha. Ubu wababwira iki? Ubundi buriya, cyangwa se muri make umuntu ashobora nimba akizwa ibyaha, ese umuntu ashobora kubireka? Mbonereho no kubaza ikindi kibazo, ese umuntu ashobora kuba ahatunganye? Birashoboka, ariko uwo ntabwo aba akiri umuntu uyu nguyu tubona ugenda, kuko
umuntu Zaburi Dawidi niwe wavuze ngo umuntu arapimwe umwuka umurusha kuremera. Hakongera hakavuga ngo umuntu muri we ni umunyabyaha nk'uko Pawulo yirondoye. None nimba uyu muntu w'umunyabyaha yakira gute? Yesaya igeze guhanura ngo uhereye mu bworo bw'ibirenge ukageza ku mutwe ni ibisebe gusa bigira gute? Binuka. Uyu muntu rero turi kubona ugenda ni umunyabyaha. Rero wa muntu w'umunyabyaha ntabwo we yabasha kwicungura, nta mirimo yabasha gukora, kuko nimba twasoma kiriya cyanditse tumaze gusoma ruguru, uwo muntu tubona uzamubwiriza cyangwa wazagambirira gukora ibyo byiza, ariko ni hahandi azashiduka atari ibyo agize gute, atari ibyo akoze, ahubwo ashiduka ari gukora ibibi kuko muri we ni umunyabyaha. None rero nimba uwo muntu muri we ari umunyabyaha, ari nayo mpamvu tujya twumva, usibye ko wenda abo ngabo nemeranwa ko ibyo bintu n'ahantu byanditse bavuga ngo n'intungane ebyiri icumuye karindwi, ntabwo ibyo bintu bibaho. Hari amagambo yaje azanwa n'abantu ameze nk'aho aba muri Bibiliya kandi ataba muri Bibiliya, ariko ibyo ngibyo wenda ntabwo turi ibyo turi kuganiraho cyane. Ariko ikintu ngiye mbona, umuntu nimba ari umunyabyaha, umuntu akaba avuka muri we harimo icyaha, nta n'icyo yabasha gukora ngo yicungure. Tugaruke ku bantu bavuga ko umuntu akizwa n'imirimo. Ntabwo imirimo ari ikiza umuntu, nta nubwo n'amategeko yakizwa umuntu. Byageze naho Pawulo avuga ngo iyaba amategeko ari yabasha gukiza umuntu, Kristo ntabwo yari kwirwa aza. Kristo rero umuntu akizwa n'iki? Umuntu akizwa n'ubuntu. Tito yarabyanditse 1:12 avuga ngo kubw'ubuntu, 2:12, kubw'ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwageze bwabonetse mutwigisha kureba ko tuba Imana tukagendera mu ngeso nziza, tugira gute twubahisha Imana. Noneho nimba ubwo buntu bw'Imana bwarabonetse twabugeraho dute? Yohani 1:12 bavuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, ubuntu twabwakinnye kandi ubuntu bwabonekeye abantu abari mu isi bose, si umuntu runaka, si umwana, ni abantu bose. Noneho ubwo buntu nimba bwarabonetse harakurikiraho kugira gute? Kubwizera. Icyakora abamwizeye bose bakemera iki? Bakemera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntabwo babyawe n'iki? Ntabwo babyawe n'ubushake bw'umugore cyangwa umugabo, kuko ba muntu wabyawe n'ubushake bw'umugore n'umugabo afite ni umunyabyaha. Ahubwo abo babyawe n'iki? Babyawe n'ijambo. Iryo jambo ni ijambo dusoma muri Bibiliya, iryo jambo ryahumetswe n'Imana. Noneho rya jambo ryakubyaye ukaryizera. Niyo mpamvu Bibiliya iravuga ngo kuko umutima ari uw'umuntu yizeza, yarangiza akatuza akanwa ko ari iki? Ko ari umunyabyaha. Noneho numara kwemera ijambo uzatura, uzemera bya bindi byakunaniye kwatura, noneho uture bya bindi bikuremereye ubyereke Imana. Numara kwatura, Imana izashyira muri wowe igituma ugira gute? Udatsindwa. Ishyiremo igituma ugira gute? Utsinda. Noneho shiduka ejo cyangwa ejo bundi uri kuvuga ngo sinyirata ikindi, sinyirata amashuri, nirata umusaraba wa Yesu Kristo waneye kubona iby'isi nk'ibibambye, ahubwo nkahindukira nanjye nkayibona nk'ibibambye, mbibona nk'ibipfuye. Nanjye iyo bindeba nk'uwapfuye, kuko wa muntu wabyaye n'umugore n'umugabo ntabwo ari we ugikora, ahubwo ya Mana nizeye iturutse mu ijambo ryayo, ko jambo niryo jambo nyine, niyo jambo ry'ubugingo, niryo duhamya, niryo twumvishe, kandi natwe niryo ryagize gute? Niryo ryadukijije. Noneho ijambo naba muri wewe, uzahindukira nawe ujye uvuga Kristo, unamuhamya. Noneho numara kumuhamya, Yesu nawe iyo tumusanze aradusanga. Nuko Umwami Imana azi kugira gute? Azi gukiza abamwubaha mu bugira gute? Mu bibagerageza. Yarangiza akarinda n'abakiranirwa kugira ngo bagere ku munsi w'amateka bahana. Iyo twamaze kwegera Imana, Imana nayo izi kudukiza. Kudukiza ishyiramo muri twebwe igituma dutsinda, none yamara gushyira muri twe igituma dutsinda, ikadushyitsa mu bwiza bwayo, ikadushyitsa mu byasezeranijwe, ikadushyitsa muri ya nkuge, ya yindi Nowa yavuze, ya yindi tubona mu itangiriro, yerekanaga n'ishusho yo kuza kwa Kristo mu minsi ya nyuma, aho abazaba bari muri Kristo. Matayo 7:24, abazaba bari muri Kristo cyangwa bazamera nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare, imiyaga n'imiraba byose bizaza byikubite kuri ya nzu,
aribyo bya bigeragezo byo muri iyi si, aribyo bya bibazo byo muri iyi si, ariko kwa kugeragezwa, ariko kuko uzaba uri muri Kristo ntabwo bizakunyeganiza. Nibyo rero ubuntu bw'Imana abazabwemera bakabwizera barangiza bakabatizwa, cyangwa kubatizwa ni igishushanyo cyerekana ko upfanye na Kristo ukazukana nawe. Mbega muri make wa muntu w'ibyaha arapfuye, hazutse umuntu wo muri Kristo. Niyo mpamvu Pawulo yandikira Abaroma 6, hari abantu bajya batubeshya, yaranditse aravuga ngo none se ngo dukomeze dukora ibyaha ngo ubuntu bw'Imana busage, bari n'abihisha mu buntu bakajya bakora ibyaha, ngo Imana yarabacunguye, ngo yarabambwe barabambwe bemereye gukora ibyaha. Ariko Pawulo yaranditse aravuga ngo ese dukomeze dukora ibyaha ngo ubuntu bw'Imana busage. None se ni gute umuntu wapfuye mu byaha yakomeza kubiramiramo gute? Umuntu rero wapfuye aba apfuye. Ari no mpamvu tubona ku nsengero haba ari umusaraba. Uriya musaraba ushatse gusobanura iki? No ku myambaro y'abashumba bishatse kwerekana ko uriya muntu ntabwo ari uriya yarapfuye, uri kubona yarapfuye, ahubwo Kristo niwe uri muri we. Noneho Kristo niba ari we uri muri we, niwe wiganjirije muri we, niwe umutwara. Yakijijwe n'ubuntu, ubuntu arabwizera abugenderamo, bwabo kwa kwizera kuramukuza kumugira umwana w'Imana. Noneho kumaze kumugira umwana w'Imana, kumugira n'umuraganwa na Kristo. Ndumva ko nawe urakoze cyane binteye kwibaza ikibazo. Ese ni wari ukomeje kujya Nowa ku nkuge ya Nowa ntabwo twigera tubona, yaba n'inyamaswa zitagira ubwenge, ntabwo tubona ahantu mo n'imwe yigeze isohoka, nta muntu wigeze usohoka. Ariko abantu bamwe baravuga ngo bashobora kujya mu gakiza barangiza bakakavamo, mbese habaho ijambo ryitwa kugwa, abantu benshi barizi dukurikiye. Ese koko wowe ikintu cyo kugwa wemera ko umuntu yagwa? Yesu yabambwe rimwe. Hari ijambo Petero yanditse aravuga ngo niba kumenya neza Kristo kwaraguteye gusubira inyuma, ngo ibyagusoro ni iby'uyu mugani, ngo ibwisubiye ku birutsi byayo, ingurube yuhagiye isubiye kwivuruguta mu byondo. Ngo kuko kumenya Kristo ugahindukira ugasubira mu bibi wahozemo, icyari kukubera cyiza nuko utari kugira gute, nuko utari kumumenya. Buriya abantu bajya bumva ko nta muntu we, kandi twamaze kubona ko Imana igushyiramo igituma udatsinda. Ahubwo hari ibintu bibiri. Iyo tubonye Imana ihagurutsa Abisirayeli, yarababwiye ngo mutazigera mugirana abandi bantu n'amasezerano n'ababwiye. Haguruka ubwoko bitaga Abagibeyoni. Abagibeyoni bandika urwandiko rw'uko ngo ari abakure. Bamaze kwandika urwandiko rw'uko ari abakure, baraza babwira Yesu, baramubwira ati tuzaba abagaragu banyu, tujye tubavomera, tubamesere, tubakorera imirimo no mu nzu y'Imana dukora imirimo. Ahasigaye namwe mugirane natwe isezerano ry'amahoro ry'uko mutazatwica. Yesu bakorana na bisezerano, bari biyambitse imyambaro y'ubushwambagure, bavuze imitsima iriho ubwoya igaragara ko ishaje, kuko nabo ari abantu bakoze urugendo baturutse kuri, bambaye n'inkweto zishaje. Yesu amaze gukorana na bisezerano asanga bantu ni abaho ngaho. Arangije ajya imbere y'Imana arasenga, abaza Imana ati nakoranye na bisezerano ry'amahoro, kumbi ni abaha ko nazabica, none mbigenze gute mbice? Imana bati wakoze iryo kosa, nawe wagombaga kumbaza, urangije ukora ubuswa, ukorana isezerano ry'uko utazabica. Rero ubwo uzagira gute, uzaramukubisha n'akazi kawe. Bibiliya itubwira ko babaye ikigeragezo cyabo na bugingo n'ubu. Dawidi wamaze kugera ku ngoma, Sawuli yakoze ubuswa arabica. Dawidi uribuka ko imvura yaje kubura imyaka 3 nta n'ikindi, agiye gusenga Imana iramubwira ngo mwako uri kuzira ikosa rya Sawuli yishe Abagibeyoni, kandi bari baragiranye na bisezerano ry'amahoro. None kugira ngo bakire, tanga bamwe bo mu muryango wa Sawuli babange, nibwo imvura yongeraho. Ibyo bihuriye rero nibyo turi kuvuga. Hari abantu binjiye muri twe
mu by'ukuri baraciriweho iteka, ariko baraza batubera umutego cyangwa batubera ikigusha kuri twebwe mu gakiza cyangwa muri runo rugendo, nimba navuga mu nzu y'Imana cyangwa nimba navuga mu itorero. Baraza ariko gahunda baraciriweho iteka. Yuda yarabavuze 1:11, yaravuze ngo ni ibiti bikokotse bitagira amababi, ngo ni ibicu bikubye bitagira imvura, ngo ni inyenyeri zizerera ariko zibikiwe iki? Umwijima. Abo bantu rero baza muri twe tukagendana ariko nta gakiza bagize gute bafite. Abo rero nibo Petero yavuze ngo iyo baza kuba bacu, icyatumye bakurwa muri twe nuko batari abacu. Iyo baza kuba bacu tuba twaragize gute? Tuba twaragumanye. Ariko icyatumye bakurwa muri twe ni ukwari kugira ngo byerekane ko batari abacu. Icyo ni kimwe. Hari abaza ariko baraciriweho iteka, ejo tukabona baraguye. Noneho hakaba n'abandi ahubwo batari baje kuko baje ari abayoboke. Dore ko benshi mu bihe byo muri urugendo rw'agakiza, benshi usanga abenshi 80 usanga baba barayobotse batarakishijwe. Wavutse banyu basengera muri EPR cyangwa mu rindi dini, kubera ko nujya ahandi bizagaragara nabi wanyu, ukomeza kuyoboka. Wenda ari ukure muri ADP cyangwa andi madini yose, ukomeza kuyoboka idini rya so na nyoko. Ariko Yesu utaramumenya, Yesu mwumva n'ubanye babyeyi, numva kwa kundi babandi birukanye abademoni bakurikije Yesu, ubanye Paulo, ukajya ugendera muri kondisiyo z'idini ariko utazi Yesu. Ukaba mu idini, ugatura, ukaba muri korali, ukaririmba, noneho ejo mukabona wa muntu avuyemo, tukavuga ngo wa muntu yawe, ariko mu by'ukuri nta nubwo yari arimo. Ntabwo yari arimo, yari ataramenya uwo Yesu uwo ari we, ahubwo abikora kugira ngo agaragare neza. Noneho ugenda avuga urimo uwakijijwe bya nyabyo, atari ukubeshya cyangwa se atari babandi bya biti bikokotse nk'uko wabivuze. Uwo nguwo ashobora kugwa mu by'ukuri. Mbese kugwa birashoboka kandi warakiriye Kristo. Kuri njyewe mpamya ko ku muntu wakiriye Kristo, kuko iyo urebye y'igihe tujya tubona ko igihe Imana yahagurutswaga no gukora, abandi bahagurutswaga no kwigana. Igihe hari ahantu hari imirimo y'Imana, haba hari na fotokopi yabyo. Rero njyewe ngiye kuvuga ngo gusa ku muntu wakiriye Imana, kuri njye ntabwo numva ko yaba nanjye ariko mbyizera. Niyo n'ijambo ry'Imana riravuga ngo ni Yesu yavugaga ko intama ze arazizi, azifite mu kiganza, nta mbaraga na zimwe zibasha kubavuna mu kiganza cye, kuko se wazimuhaye cyangwa se data wa twese arusha amaboko bose. Mu by'ukuri urumva ko ahubwo njye cyari gitumye nkomeza kugaruka kuri icyo kintu cyane. Twebwe tugira amaso yacu nk'abantu, niyo mpamvu nakomezaga mvuga baje mu idini cyangwa bishushanyije. Nuko igihe tubeshyera n'abantu ko bakijwe batarakijwe, cyangwa akari igihe tubabona byo baranakijwe, kuko twebwe ntabwo tugira igipimo cyuzuye 100%, kuko ntabwo tubasha kuwezesha ubwiza bw'Imana ngo tubone uko buri. Ariko iyo turi mu mwuka, kuko Bibiliya itubwira ko umwuka w'Imana arondora byose ariko nta murondoro, hari ibyo tubona. Ariko umuntu w'Imana ntabwo ajya agwa, ahubwo haba abandi batari barimo, cyangwa abandi batwishushanyije, igihe kikagera bakadukurwamo. Agakiza ntigatakara. Gatakara ubwo hari umuvandimwe wabibwiye ko agatakara ubwo nyine ari ak'abantu bahimbye. Nuko ni fotokopi y'ibyo twakoze, ibyo Imana yakoze. Hanyuma se umuntu uzajya mu ijuru numeze ate? Umuntu uzajya mu ijuru mu by'ukuri n'uteye ate? Icyo kibazo hari abakitubajije muri comment. N'uteye ate? Ese birashoboka ko umuntu mbese yajya mu ijuru kubera, nimba atazajya mu ijuru kubera gukiranuka, azajya mu ijuru kubera ubuntu, nk'uko twabiganira? Uwo muntu wagiriwe ubuntu we ntakora ibyaha, ese azajya mu ijuru kandi afite ibyo byaha? Ni gutyo yakibajije. Wowe wamubwira iki? Uwo muntu rero ameze nka babandi nyine nka rya jambo navuze ryo muri Pawulo, nako rya Pawulo yandikiye Abaroma 6:1 igice cya 3 umurongo wa 1 kugera n'uwa 2, avuga ngo
mwese dukomeze dukore ibyaha ngo ubuntu bw'Imana ubuntu ko twakijwe n'ubuntu noneho ngo ubuntu bw'Imana busage, nta munyabyaha uzajya mu ijuru. Nukore ibyaha ngo nuko yakijijwe n'ubuntu, niwe wa wundi nakubwiraga ba bantu bakora ibyaha ubuntu bwarabakijije, ndetse Yesu yarabambwe, ntabwo tukizwa n'amategeko dukizwa n'ubuntu, akumva ko yakora ibyaha, ariko se nanone nimba yarapfanye na Kristo akomeza kuramira muri bya byaha gute? Nubwo ataramira muri kugira ngo arabikora, ubwo ngo ntabwo yapfuye. Ubu ariho kuko umuntu wapfuye aba yapfuye, ntabwo yongera kugaruka. Rero nta muntu wapfuye ku byaha ukomeza kubikora. Ntabwo mu ijuru azajyaho umunyabyaha, ahubwo mu ijuru azajyaho umukiranutsi. Umukiranutsi utarakiranutse biturutse ku mirimo ye, wakiranutse biturutse ku mbaraga z'Imana. Noneho wa muntu wakiranutse biturutse ku Mana cyangwa ku mbaraga z'Imana, uwo nguwo azimikwa, azahindurwa na Kristo. Rero uwo muntu ubundi Imana yarabamenye kandi yabashyizeho ikimenyetso aricyo cy'amaraso yayo. Rero uwo nguwo ntuzajya mu ijuru. Twebwe ntabwo twajyaho ngo tujyaginga igihe tuvuga ati uyu muntu uririmba neza cyangwa ubwiriza neza cyangwa ukora iyi mirimo niwe uzajya mu ijuru, ariko tukibagirwa ko imirimo muri Kristo turi ingingo za Kristo, tukaba n'itorero rye. Hari abashobora Imana ihagurutse ikabagera abavuga butumwa, hari n'abo ihagurutse ikabagera abaririmbyi, hari n'abo ihagurutse ikabagera abo gufasha, hari n'abo ihagurutsa ikabagera abinginzi. Umuntu akajya asenga amasengesho mbere y'abandi. Rero Imana yo niyo imenya uko ikoresha umuntu bitewe n'icyo yamuhamagariye, ariko iyo mirimo ntabwo ari igaragaza abantu bazajya mu ijuru, kuko hari n'abakoreshwa n'iy'agahato kugira ngo Imana isohoze umugambi wayo umwana w'umuntu. Ahubwo mu ijuru hazajyayo umuntu wakiranutse, udafite gukiranuka, ahubwo ufite kugira gute? Gukiranuka kutazanwa n'amategeko, ahubwo kuzanwa n'imbaraga z'Imana cyangwa ubuntu bw'Imana.